Cyangwa niki umugore mwiza ni umudamu ukunda Imana. Bakunda kuvuga ngo always play a woman, never block. Memke no kuvuga ko umugore wari we wese usenga ntashobora kugushwa n'ikintu cyaricyo cyose, ntashobora kuvunwa n'ikintu cyaricyo cyose. So rero ni ikintu cyo ugomba kuba umugore mwiza no umuntu usenga. Umuntu usenga akundisha Imana akundisha Imana umugabo we, akundisha Imana abana be. Nituvuga gutyo gukundisha Imana umugabo we cyangwa abana be, turi kuvuga kwera imbuto mu rugo. Niba uri umudamu wubatse usenga uvuga ati njya gusenga buri munsi, ndi umudamu ufite inshingano kanaka mu rusengero, ndi umudamu ukunda Imana, ugomba kuba urugero rwiza ku bawe bose bo mu rugo, ugomba kuba urugero rwiza ku mugabo wawe, ugomba kuba urugero rwiza ku bana bawe. Kubera ko uwo mwanya ni wowe bari burebereho, niba bazi ko mama senga, mama akunda Imana, cyangwa niba umugabo azi ko umugore we asenga kandi akunda Imana, akeneye kumubonamo imbuto. Akenshi abadamu benshi bakunda kuvuga ngo gusenga abana bawe bigisha gusenga. Abana bawe niba uri umudamu mwiza, niba ushaka kuba umudamu mwiza mu rugo, igisha abana bawe gusenga, igisha umugabo wawe gusenga niba atari umuntu usenga, kuko hari igihe ushobora kuba warashatse ukishijwe na usenga. Umudamu mwiza ni uwubaha umugabo we. Kubaha umugabo ni ukuganduka imbere y'umugabo wawe. Mwubahe, umwubahishe no mu bandi, ku buryo hahandi usohoka hanze umuntu akavuga ati yavuga ati amakuru y'umugabo wawe, ukamubwira umugabo wanjye araho, arakomeye, yagiye ku kazi, ameze neza rwose. Noneho ugatangira gutaka umugabo wawe. Nibyo ndi kukubwira ngo kumwubahisha ku bandi, kuko nutangira kumutaka naba bandi nabo bazamutaka, nabo bazavuga ati Chantal afite umugabo mwiza cyane, Chantal ahora tubwira umugabo wo kuntu ameze, Chantal ahora tugira gute. So nuko nguko wowe mu rugi wawe umwubahe, nurangiza umwubahisha n'ahandi. Hariho ikintu abantu bajya nk'abantu dukorana siritu bajya bambwira ati kwisi nta mugore n'umwe ukunda umugabo nkuko Chantal akunda umugabo. So impamvu bakunda kubivuga gutyo ni kubera ko njyewe ngiye muri pause, ndagerageza ku buryo nshobora kuza nkabona n'umugabo. Pause yacu ni isaha yose. Rero ngerageza kugira ngo nze tubonane, dusangire ibyo kurya, kuko iyo nsangiye n'umugabo wanjye mba numva biryoshye cyane, kuko icyo gihe niho unagere. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza muri Sanga. Hello, amakuru yanyu, nizere ko mumeze neza. Ni Chantal Hakiza nkuko bisanzwe. Ndongeye ndagarutse, nari mbakumbuye kuri video. Muri iyi minsi nari ndi gukora za audio, ariko ubu ngubu ngiye kujya ngerageza ku buryo buri weekend mbaha video. Nubwo iyo munsi ntabwo ari kuba iyi munsi ntabwo ari kuba nubwo bishekeje, ariko twa dukoze accident ikomeye cyane tuvuye gusenga, ariko Imana yakinze akaboko. Ndashima Imana cyane, ku buryo nibazaga niba ndi ushobora kuza gukora video kubera ko nari mfite ubwoba bwinshi, ariko Imana ishimwe impaye imbaraga zo kuza kuri video. Twa turi mu muhanda rwose ntwaye tuvuye gusenga n'abana bose kandi uko ari batatu. Iyi ntuze ipine riraturika mu muhanda atenga, ariko ntarindi guspeedinga cyane, ntabwo ndi gutwara cyane. Mu gihe numvishe rituritse, numvishe ibintu bituritse, directement nahise ngira gute, nese mpagaritse rero ngira gutya shyiramo emergency, nsohotse nyine nsanga ipine ry'imbere ku mwanya w'utwara ryaturitse. So rero mu byukuri nkuko Imana inkunda, njya nkunda kuvuga ati Imana irankunda cyane.
ibintu byose biba ku mugambi w'Imana kubera ko tubyuka mu gitondo tugasenga. Buriya aba ntasenze dushobora kuba twari no kugira ibindi bibazo bikomeye cyane, ariko mu by'ukuri imodoka nayiparitse nubwo ari mu muhanda, hashize umwanya Imana inyoherereza umuntu rwose. Abandi bantu banyuragaho bakagenda bakavuga aho umeze gute, nabwira ati ipine ryatobotse, ubwo ndi gushakisha nomero kugira ngo mpamagare assurance, hanyuma assurance baze kuyitowinga. Hanyuma icyo gihe uwo muntu ebana araza we directement wese anava mu modoka, araza kureba, aje kureba arangije arambwira ati yari umugabo, arambwira ati nta kibazo ndashobora kugufasha gushyira mu ipine, nyereka irindi ipine rya sekuru ho riri noneho ngushyiriremo. Nukuri namweretse, turwana nabyo dushakisha n'iki byose, dore nk'ibintu by'imodoka nta nubwo mba mbizi, ahubwo ngomba gutangira kumenya n'ibyo nari kubwira umugabo, ngomba gutangira nkajya mbyiga menye ibintu biri byose. Abadamu iyo dufite abagabo nyine ibintu byose tuba twabihigitse ku bagabo, twumva ko abagabo nibo bagomba gukontrola imodoka, umugabo niwe agomba gushyiramo gazi, umugabo niwe ugomba gukora imodoka, niwe ugomba kujyana gukora imodoka. Kandi burya abagore badafite abagabo buriya baba babizi byose. Mu by'ukuri rero ku buryo yanambazagaho ibintu biri nk'ubwira ati ntago nzi aho biri. So directement byabaye ngombwa ko tujye kuri YouTube kugira ngo tujye gushakisha imodoka ntwaye aho ibyuma biri. Urumva ko ari n'umuntu uri so patient, n'umuntu wumva ashaka gufasha. Ariko nyuma yaho yambwiye ati twebwe dukorera Imana, ntabwo nshobora guhunyuraho umuntu ababaye agize gute ntashobora kuba namufasha. Nabonye kuri mu byago, hanyuma ndaza gutya ndagufasha. Mu by'ukuri ntabwo uri kuvuga ngo uranyishyura amafaranga cyangwa uragira gute, no, ndagufashiriza ubuntu kubera ko ni impano yanjye, gufasha ni impano yanjye. Numva ndishimye cyane, ubwo inyuma imvura yaguye. Shabo byumve, imvura yaguye, imvura iramunyagira ari kuyishyiramo umupine, bigeze nkarambye ati no, wowe injira mu modoka ndawushyiramo. Wumva ariko kuno uwo muntu ndagira nkubwire ngo ni Imana yamunyoherereje. Ubwo rero finalement byaje kugenda neza, nubwo twanyagiwe cyane, bigenda neza, umupine bawushyiramo, uriya wa sekuru buri inyuma. Birangije ndaza, nta mwuka mwinshi burimo, ngomba kuza gahoro gahoro ngera ahangaha mu rugo. Tugera hano mu nzu, ibabawe imisatsi yatose, ahantu hose natose. So hashize nk'amasaha nkane tugeze hano mu rugo, kuko imisatsi yari yatose, kandi ubwo nari niteguye mbere yuko njya mu misa. Ndavuga ati nimva mu misa ndahita nkora ikiganiro directement, ariyo gahunda yanjye. Yabwo nakoze na makeup yose yari yavuyeho, so ubu ngo nongeye ndisiga nanone bushyashya. Ariko ndashima Imana, ndi muzima, abana bacu ni bazima. Ariko mwumva iyo Mana, mumfashe gushima iyo Mana yacu. Imana yacu ni nziza cyane, Imana yacu irakora. Niyo mpamvu nkunda kubigisha yuko tugomba gusenga mu gitondo, saa sita na nimugoroba, kubera ko ntabwo tuba tuzi imitego y'umwana Satani yateze. Rero uriya mutego wari umwana Satani yari yateze, ariko nyine kubera ko Imana yari ihari, Imana twe twagendanye nayo, ntabwo ari kwemera ko hagira ugomba gukomereka muri twebwe cyangwa ugomba kugira ikibazo. n'Imana yisibikemura rwose neza cyane. Numva ndishimye cyane. Byageze amarira arandenga, ariko umbwira ati no, ujye mu modoka, ntabwo biri ngombwa, ngenda bikora byose n'iki. Ibaze no kuri Imana, umuntu atakuzi. Can you believe it? Mwumva ariko kuntu burya Imana ikora, kuntu Imana hano nabonye ugukomera kw'Imana. Ndashima Imana rero kuba Imana yayitwohereje umuntu ugomba kudufasha, kandi bikaba byagenze neza cyane. Nkuko nababwiye ngo nemere Imana kuyikorera mu mvura, mu bibi, mu byiza byose. Ariko nyine uyu munsi navuze ati byanze bikunze ikiganiro kiraza, nubwo Shitani yashaka kugira ngo igihagarike. Ndabizi neza ko ari Shitani yashaka kugira ngo ihagarike kino kiganiro, ariko kirakogwa mu izina rya Yesu. So rero nkuko bisanzwe navuze amagambo menshi cyane, mwihangane nyine nuko nguko iyo ndi gushima Imana nyine ndavugishwa. Vuga amagambo menshi cyane. Kandi ndi imbere yanyu, abantu mu nkunda, abantu mu nsengera, anje ngira intuza mu message menshi, abantu bambwira ngo baransengera, barishimye cyane, ndumugisha kuri bo, bararuhuka kubera abagamba nturukamo. Rero mu by'ukuri nanjye ndashima Imana ko mbafite. Mwebwe bantu mujya ku mavi mukansengera, mukavuga ati Imana shyiraho protection Chantal n'umuryango we, Imana ibampera umugisha. Abantu bose mubikora, kandi abatabikora nabyo mujye mubikora niba mufashwa n'inyigisho za Chantal abigisha. Rero nkuko bisanzwe ndi Chantal Hakiza, mama w'abana 3 n'umutware umwe, maze imyaka 13, ndi mariye.
hagiye kuba 14 ejo bundi mu kwa karindwi. Murumva ko imyaka ndayijyanye mu by'ukuri. Hariho experience ifite mu rugo, hariho experience ifite mu rugo. Ubwo rero na experience nyine Imana yanyihereye yindi yo kugira ngo nge mfasha n'abandi kubaka ingo zabo. Ubwo rero Imana ikomeze ko umugisha, nizere ko mumeze neza aho muri. Utameze neza nawe Imana imusange, imuhereze guhumura, imuhereze ihumure. Imana imukomeze muri byose. Ndabizi ko hariho igihe umuntu aba yashatinze down akumva akavuga ati you know what, n'ubuzima buranze, numva niyanze, numva ntashaka kubaho. Wowe uvuga ngo ntabwo ushaka kubaho, my dear, reka nkubwire ikintu, ubwo bugingo ufite ni umugisha. Hari abashaka ubwo bugingo, rero reka nkubwire ikintu, uzi ikintu ugomba gukora, senga Imana. Senga Imana ikuraho umubabaro, nubwo waba usigaye uri zero mu mufuka. Imana ikazana umuntu agataguhereza amafaranga cyangwa akaguhereza icyo kurya muri cyagiye wumva ugiye no kuburara. Ubwo rero Imana yacu irakora. So rero ku muntu utameze neza ni ukuri ndagira nkubwire ngo ihangane, komera. Hariho umuntu umwe yigeze kumbwira ikintu, wumve ko ari ikintu rimwe na rimwe niyo mpamvu tugomba kuvuga mu gihe turi hano kuri iyi video, tukaza tugahumuriza abantu ariko tunababwira n'amagambo ahumuriza. Hari igihe umuntu yigeze kumbwira, ni umudamu ngiyo ndi kwigisha ko abagabo beza bariho, abagabo beza, ingo nziza ziriho n'ibyo byose. Gushantango numva umujinya unyishe. So ubwo urumva ko yanabinyibwiriye ni ukubera ko yarakomeretse yumvaga Chantal kumukomeretsa, Chantal kugira gute. So byabaye sorry byabaye rero yuko ngomba kumuganiriza nkamubwira ko koko abagabo beza barahari. Yari umudamu, ambwira ko ntafite urugo rubi, kandi aramaze mu gihe kinini cyane, amaze imyaka 21 yubatse, ariko nta cyiza arabona mu rugo. Arubayemo kubera ko barabyaraye n'uwo mugabo, bagomba kurera aba bana nk'uko nawe nyina nawe yubatse, nawe yumva ko agomba kubaka, ariko afite urugo rubi cyane. Afite umugabo utamwitaho, umudamu ashobora gutwara inda ntamenye ko umudamu atwite, ananiwe ngo ashobore kuba yajya mu gikoni akora cyangwa agira ikindi kintu mu rugo akora. Kujya kwa muganga arijyana kandi ari mariye mu gihe atwite. Akambwira ko abana niwe ubamenya, ntabwo umugabo rwose ibintu by'abana ntabwo bimenya. Umugabo arakora gusa, ubundi akazana amafaranga, kandi ubwo ngubwo ntumubaze ngo amafaranga agomba gukoreshwa gute. Ubwo urumva ko uwo mudamu afite ibikomere. Nugenda kumubwira ko koko hariho urugo rwiza cyangwa hariho abagabo beza, azavuga ati uyu nguyu nawe waje kumpagirwaho. You understand? Hariho abantu bajya bavuga Chantal nza kubahagirwaho. Yes. Bakavuga ati no Chantal yashatse umugabo w'umuhatari, Chantal yashatse umugabo mwiza, yumva ko abagabo bose ari beza kandi hari abagabo babi. No, ntabwo nzareka kubivuga kubera ko hariho ingo nziza, hariho abagabo babi, hariho n'abagabo beza. Hariho abagore babi, hariho n'abagize gute n'abagore beza. So ubwo rero ntabwo dushobora kureka kubivuga, kubera ko nitwanga kubivuga turaba duhaye imbaraga shitani ijya muri abo bantu kugira ngo ibakoreshe ibintu bitumvikana, kugira ngo bakomeretse bagenzi babo. Ngero niyemeje guhagarara, nzajya of course shitani rankubita ikankubitisha ikagira gute, ariko ntago izigera ngwisha hasi kubera ko mfite Imana senga, kandi Imana ikunda n'ibyo nkora. So rero niyo mpamvu nkacishamo ku kantu kugira ngo mbabwire nyine kuntu iyo umuntu aje hano kuri kamera akavuga hariho abakomeretsa, hari abakiza n'abakomeretsa. Rero mbere yuko ndibuze kugira icyo mvuga hano, uwo ndibuze gukomeretsa yihangane ambabarire kubera ko hari n'indi mitima ndi gukiza. Nicyo kintu nababwira. Ntago nibajya bavuga ngo nta uneza rubanda, ariko umugani w'iwacu ari nuko bavuga ngo nta uneza rubanda. Of course turabana b'abantu, hari abakubona nyine akabona wahaze nyine, kandi ntamenye imbaraga byagutwaye kugira ngo ukore icyo kiganiro, kugira ngo ugire gute, ntamenye abantu bari gukira kubera icyo kiganiro, kubera ko we ababaye akumva yuko nawe ugomba kubabana nawe. Ibyo bibaho rero, ntago murenganya uwo muntu.
hanyuma rero topic tugiye kuvugaho umunsi wa none. Topic tugiye kuvugaho umunsi wa none, tugiye kuvuga ibintu biranga umugore mwiza. Abantu barabimbajije cyane. Ni ikintu kimaze maze nk'ibyumweru nka bibiri abantu nkabangahe babimbaza bambwira ngo nimbabwire ikintu kigiranga umugore mwiza, bumve niba nabo barimo. Abantu rero basobanuriye, ariko baravuga ngo byaba byiza ubikoze mu kiganiro kugira ngo benshi nabo bamenye ibintu biranga umugore mwiza. Umugore mwiza arangwa n'iki? Umugore mwiza arangwa n'iki? Ese umugore mwiza ashimwa n'Imana arangwa n'iki? Umugore Imana ireba ikavuga ati rwose wa mugore we nta kutagira pe, urabikora byose, inshingano naguhaye zose urazikora. Niwe tugiye kuvuga uyu munsi wa none. Rero tugiye kuvuga ku mugore mwiza. Ndaza kuvugamo ibintu ibyonzi biranga umugore mwiza nkuko Imana yabimpayemo nk'impano. Hanyuma mwebwe muri kundeba, abantu muri kunkurikira, wenda namwe mufite ibindi mubishyire muri komanteri, ntacyo bitwaye. Narababwiye ngo ndaza nkabigisha ariko nanjye mukanyigisha. Burya mushizeho komanteri muri kunyigisha. Iyo umuntu ashizeho komanteri akavuga ati Chantal so abafite ibyo ari kunyigisha, bya bindi ntazi nibyo bari kunyigisha, ubwo nanjye nkabigisha. Ubwo rero tugiye kuvuga ku mugore mwiza. Umugore mwiza arangwa n'iki? Umugore mwiza ni umudamu ukunda Imana. Bakunda kuvuga ngo always play a woman, never block. Memke no kuvuga ko umugore wari we wese usenga ntashobora kugushwa n'ikintu cyaricyo cyose, ntashobora kuvunwa n'ikintu cyaricyo cyose. So rero ni ikintu cyo ugomba kuba umugore mwiza. Ni umuntu usenga, umuntu usenga akundisha Imana akundisha Imana umugabo we, akundisha Imana abana be. Nituvuga gutyo gukundisha Imana umugabo we cyangwa abana be, turi kuvuga kwera imbuto mu rugo. Niba uri umudamu wubatse usenga, uvuga ati njya gusenga buri munsi, ndi umudamu mfite inshingano kanaka mu rusengero, ndi umudamu ukunda Imana, ugomba kuba urugero rwiza ku bawe bose bo mu rugo. Ugomba kuba urugero rwiza ku mugabo wawe, ugomba kuba urugero rwiza ku bana bawe. Kubera ko uwo mwanya ni wowe bari burebereho. Niba bazi ko mama asenga, mama akunda Imana, cyangwa niba umugabo azi ko umugore we asenga kandi akunda Imana, akeneye kumubonamo imbuto. Akenshi abadamu benshi bakunda kuvuga ngo ariko Chantal ndasenga ariko umugabo yarananiye, ndasenga ariko abana barananiye. Birashoboka, ntabwo ngiye kubihakana ko birashoboka. Ariko ikintu ngusaba wowe madamu uri kundeba muri uyu mwanya, wowe mugore uri mu rugo ufite umugabo n'abana, ikintu nakubwira, burya akenshi umugabo ahindurwa na wowe madamu, akenshi abana bahindurwa na wowe mama wo mu rugo. Reka nkubwire kuntu umugabo ashobora kuba yahindurwa nawe. Burya hari ukuntu ushobora kwitwara mu rugo. Niba umugabo wawe aza yamara kwinjira agatangira akakuka nabi, agatangira agatukana, akavuga ngo kira kiri cyahe biki n'ibiki byose, nawe warangiza ugahaguruka nawe n'umujinya mwinshi nawe ukamusubiza, burya mutangiye intambara muri urwo rugo. So niyo mpamvu nkubwira ngo ugomba kwera imbuto. Niba uwo mugabo aje agatongana, ndabyumva ko hari abagabo batongana, ndabyumva ko hari abagabo batumva, badashobora kuba bafata inshingano zabo, umugabo adashobora kuba yagufasha mu kintu cyaricyo cyose, ndabyumva pe nkuko mudamu yabimbwiye. Ariko madamu ndagusaba ngo usenge, ntusenge ngo umugabo wawe ahinduke, ntusenge ngo abana bawe bahinduke gusa byonyine, ahubwo shyiramo n'ibikorwa, ugire kuntu ugomba kuganduka imbere y'umugabo wawe. Ntube wa mugore utuka umugabo, ntube wa mugore usuzugura umugabo mu bantu, ntube wa mugore rwose. Iwacu bajya bavuga ngo ni ijambo ribi ntago njya ndikunda,
ariko nyine ngiye kurikoresha ngo abagore b'ingari. Ya abagore b'ingari wacu nuko nguko babavuga nyine ngo nuko nguko baba bameze. So umugore utuka umugabo, umugore usuzugura umugabo, ugira gute, ya nuko nguko abi wacu babita. Rero niba uri umudamu ukunda Imana, burya niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ugomba kuba umudamu ukunda Imana, ukunda gusenga, kubera ko iyo uri umudamu uri mu Mana koko by'ukuri, atari bya bindi byo kugenda ukikozayo warangiza ukigarukira. Ugomba kuba wa mudamu ubaho mu cyumweru, mu minsi 7 Imana yaduhaye hagomba kubamwo umunsi wo gusengera urugo rwawe. My dear, umunsi wo gusengera urugo rwawe mu minsi 7 Imana yaduhaye hagomba kubamwo undi munsi, umunsi wo gusengera urubyaro rwawe, kubera ko umuryango wawe nicyo kintu gikomeye cyane cyawe kikuzengurutse. Niyo mpamvu nkubwira ngo ugomba kuba umudamu usenga Imana, ukunda Imana, kubera ko nukunda Imana nabo bazayikunda. Uzayikundisha umugabo wawe niba atari umuntu wo gusenga, uzayikundisha abana bawe niba batasengaga. Nukuri ndagira nkubwire ngo Imana irakora, kandi kenshi mama wo mu rugo ni ugomba kugira gute, ni ugomba kuzana Imana mu rugo cyane. Kenshi nubwo abagabo nabo bazana Imana mu rugo, abagabo nzawugira ibyabo kuko ubu ngubu ntabwo turi kuganira n'abagabo, ndi kuganira n'abadamu. Ubu ngubu ndagusaba ngo niba ugomba kuba umugore mwiza ushimwa n'Imana, ushimwa n'abantu hanze bakureba, ugomba kuba uri umudamu ukunda Imana, ukunda gusenga, ukunda gusengera umuryango wawe, ugakunda Imana ukayikundisha n'abawe bose, umuryango wo mu rugo, umugabo wawe n'abana, naho uturuka, naho washatse. Burya nibabona kanaka bavuga ati Chantal, ariko rero burya umugabo wa Chantal afite, ntago ngiye kuvuga izaranye umugabo wanjye ariko umugabo wa kanaka afite umugore mwiza, bitewe n'ubyo babona Chantal akora, kuvuga ati Chantal Imana yo mwijuru, Chantal akora ibi, Chantal agira gute, Chantal agira gute. Urumva ko ni ibintu byo hanze bari kukureba. Ni hahandi nyine na nyoko buko azajya kureba akavuga ati umuhungu wanjye afite umugore mwiza. Niho baramukazi bazajya bakureba akavuga ati ya umusaza wacu yashatse umugore mwiza. Niho hahandi umugabo wazajya kureba akavuga ati shusho urasa neza, urasa neza. Na cyagiye wenda wumva wowe wabaye ufite ka stress gake n'ibiki byose, wahindukira gutyo ku mugabo agakubwira ngo urasa neza cyane. So ni kuvuga ko ntago barebye ko mu maso usa neza, no maso ushobora kuba usa neza cyangwa niki byose, ariko cya kineza neza Imana yashize muri wowe nicyo ari kubona muri uwo mwanya. Abana bawe bakuvuga ati dufite mama mwiza cyane, nitwe dufite mama mwiza kurusha abandi bose. Niyo mpamvu rero kukubwira ngo ugomba kuba umudamu usenga kandi ukundisha gusenga n'abawe mu rugo. Sinzi ntago ndi kuma cyane mu muhogo, simbizi niba ari kubera ako ga stress niriwemo, ntago mbizi. Ariko nta kibazo nta kibazo, turabikora byose. Ugomba kuba umudamu wigisha gusenga abana bawe, bigisha gusenga abana bawe. Niba uri umudamu mwiza, niba ushaka kuba umudamu mwiza mu rugo, igisha abana bawe gusenga, igisha umugabo wawe gusenga niba atari umuntu usenga, kuko hari igihe ushobora kuba warashatse ukishijwe nawe usenga. So umudamu mwiza ni uwubaha umugabo we. Kubaha umugabo ni ukuganduka imbere y'umugabo wawe, mwubahe, umwubahishe no mu bandi, ku buryo hahandi usohoka hanze umuntu akavuga ati yavuga ati amakuru y'umugabo wawe, ukamubwira umugabo wanjye araho, arakomeye, yagiye ku kazi, ameze neza rwose. Noneho ugatangira gutaka umugabo wawe. Nibyo ndi kukubwira ngo kumwubahisha ku bandi, kuko nutangira kumutaka na bandi nabo bazamutaka, nabo bazavuga ati Chantal afite umugabo mwiza cyane, Chantal ahora tubwira umugabo we ukuntu ameze, Chantal ahora tugira gute. So nuko nguko wowe mu rugi wawe umwubahe, nurangiza umwubahisha n'ahandi. Hariho ikintu abantu bajya nk'abantu dukorana siritu bajya bambwira ati kwisi nta mugore n'umwe ukunda umugabo nk'uko Chantal akunda umugabo. So impamvu bakunda kubivuga gutyo ni kubera ko njyewe ngiye muri pause, ndagerageza ku buryo nshobora kuza nkabona n'umugabo. Pause yacu ni isaha yose, rero ngerageza kugira ngo nze tubonane, dusangire ibyo kurya, kuko iyo nsangiye n'umugabo wanjye mba numva biryoshye cyane, kuko icyo gihe niho unagerengana n'umwanya kugira ngo muganire. Nubwo mwaganira iminota 5, ariko utwo tuntu muganire mukamutugane muri abantu babiri gusa, n'abana badahari.
muri icyo gihe abana ntabwo baba bahari, baba bagiye ku ishuri. So ubwo urumva ko ni ukuri ibiganiro byanyu biba bimeze neza cyane, no kuba noneho umwana asangiye murebana mu maso. And then n'ikindi bakavuga ngo kuntu nkunda ku umugabo wanjye, ntabwo nkunda guhisha umugabo wanjye. Umugabo wanjye ari mu telefone yanjye, ari mu telefone yanjye. Iyo ufunguye telefone directement uhita ubona ngiye n'umugabo. Iyo kuri computer yanjye yo ku kazi ni ngiye n'umugabo. So ubwo rero none bakavuga ati nta muntu numwe ubaho ukunda umugabo nkuko Chantal amukunda. Sinzi niba nawe umugabo wawe, ariko niba umugabo wawe nawe agukunda nkuko umukunda, ndabwira ati ahubwo umugabo wanjye aranandusha. Icyo nzi ko niko umugabo wanjye andusha, arankunda cyane kumurusha. Ibyo byo ndabizi kubera ko nawe yandeheje, so ntago ari ngiye namureheje. Nubwo rwa rukundo yampaye nanjye yisa arunsiga, none ubwo tukagira gute gasa nkaho dufungiranyemo twese rero turakundana. Rero nibyo nari kukubwira ngo umugore mwiza nuwubaha umugabo kandi akamwubahisha mu bandi, atari wa mugore ari busohoke hanze umugabo agakora gakosa gatoya gusa konyine gatangira akamutuka, uri ikigoryi, uri gicucu, nta mugabo urimo, niki byose. Ibaza kugira ngo ubwire amagambo nkayo ngayo umugabo wawe. Mu bantu hari abadatinya kubivuga, mu bantu hari n'abadatinya kubivuga no ku gasozi ahantu kanaka. Rero uwo mugore ntago ari umugore mwiza. Niba ushaka umugore mwiza ubaha umugabo wawe. Niba umugabo wakoze ikosa, ntago ngiye kuvuga yuko umugabo adashobora kuba yakora ikosa, ariko gira noneho ukuntu ugomba kuba wamuhanura, umubwire ati umwicire n'akajisho, noneho ugire gutya n'umwicira akajisho. Mu by'ukuri ndamenya ko ndabyumva arabyumva ibyo uri gushaka kuvuga ibyo ari byo. Noneho nugera mu rugo cyangwa umushyire ku ruhande unamuhamagariye, ho kugira ngo uhite umukankamira mu bantu umubwire nabi. Ni byiza yuko umuhamagara ukamushyira ku ruhande ukubwira ati Sherine, rwose biriya bintu wakoze ntago byari ibintu byiza cyane, ntuzabyongere, deja no mu bantu niki byose. That's it. Mukongera mukigarukira, mukongera mukicara mu bantu cyangwa mukamuhagararana n'abo bantu mwamuhagararanye nabo. Ibyo nabyo ni byiza cyane, kubera ko kugira ngo umutesha agaciro imbere y'abagabo bandi, umutesha agaciro mu bandi bagabo. Ndagira nkubwire ngo nutesha agaciro umugabo wawe imbere y'abandi bagabo cyangwa n'abandi bantu bari bo bose, nawe ntago azigera kubaha abagabo. Ubundi noroma Imana yabaremanye icyubahiro, yabaremanye icyubahiro udashobora no kuzabaka, nta n'umuntu n'umwe ushobora kukibaka. Rero ubwo rero iyo umusuzuguye noneho rero bita bizamuka ati urashaka ko duhangana, reka duhangane rero. So noneho ugasanga muri ba bantu nyine bavuga ati abantu bose banoshana, bavuga ati wabonye kanaka na kanaka, ubu bya bindi byawe biraje. Murabyumva? So ubwo rero ugomba kuba umudamu wubaha umugabo kandi umwubahisha n'imbere y'abandi bantu. Ibyo bigambo ntibikaranga mu kanwa kawe. Niyo mpamvu nabanje kubanza umudamu usenga, kuko umudamu usenga ntashobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugomba rero kuba umudamu wubaha iwabo w'umugabo, aho washatse. Bubaha aho washatse, kubera ko bakubyariye umugabo mwiza. Uwo muhungu ufite, umugabo bana nawe niwe bamubyaye. So rero ugomba kubaho umwubaha we ku giti cye, no kubaha naho n'ababyeyi bamubyaye, naho avuka hose muri famiye yabo. Ni byiza cyane, nicyo kiranga umugore mwiza. Umugore mwiza ni ukubaha iwabo w'umugabo wawe. So ndibaza ko ari ibyo bintu tuganiriyeho, kandi urumva ko ni ibintu biri very important cyane, ni ibintu bikomeye cyane, bishobora kuzakugeza ahandi hantu heza cyane. Ni wubaha umugabo wawe ukamwubahisha mu bandi, nusengera umuryango wawe, ibyo byose bizagenda neza. Nukuri ndakwizeza yuko ibyo ntigeze mvugamo hano nibyo ngibyo umwuka nyoboye kuba nabaganiriza. Hariho byinshi wenda ntigeze mvugamo hano, ariko ubwo niba hari ibyo ntigeze mvugamo hano, nkuko nababwiye ngo mbahaye uburenganzira bwo kugira gute, bwo gushyira muri komanteri ukambwira ibindi ntigeze mvuga. Aho hariho akandi kantu nibagiwe, Imana ishimwe cyane kubikanyibukije, kandi akantu gakenewe cyane mu rugo cyane. Umugore mwiza ni umugore ugira isuku ku giti cye, umugore wiyitaho, umugore wumva ko agomba kwitaho ku mubiri we. Ntabwo ngiye kubabwira ngo mukore za make up, hari igihe nigeze kuvuga ibintu bya make up bari banyishe,
ariko ntago kuba gusa neza ari gushyiraho makeup. No, niba ukunda makeup ujye uyikoresha, niba wumva ariko gusa neza kwawe. Niba utayikunda ariko hari ibindi ushobora kuba wakora, urashobora kutadefiriza umusatsi ariko ukagira kuntu ukata ukaba mugufiya cyangwa ukaba muremure. Umusatsi wa naturel nawo ubaho ariko ukamenya kufata neza. Nukuvuga ko ukajya uwoza, ukamenya amavuta ugomba kuwushyiramo, ugomba kugira gute, nabwo ukagumusa neza. No mu maso rero naho nkubwira ngo ntabwo uri ngombwa gukoresha makeup. Urashobora kudakoresha intuze lipstick yanjye, iyi ntuze rouge à lèvres cyangwa tiro, ariko ugafata ugasiga nka ntuze muri kino gihe hariho utuntu bacuruza twa lipstick ariko tumeze tuyagagirana, tumeze nk'amavuta ya vaseline. Iyo ushyizeho bimeze nk'amavuta ya vaseline ku buryo iminwa yawe itaguma yumye, ugasigaho nabwo bisa neza cyane. Ugashyiraho agapuderi gake, nubwo wakoresha puderi nkira y'ababebe, ugashyiraho mu maso gato kugira ngo utaza kuyaga mu maso, amavuta wisize ataza kuyaga mu maso. Ubundi warangiza ugasokoza ingohe zawe. Nukuri pe wamubura umudamu usa neza cyane. So urumva rero ko bitakenewe yuko ugomba gukoresha za makeup, ugomba kudefiriza, ugomba kugira gute. Uri umuntu ukunda ibyo kwambara ntuzenye byo mu izosi cyangwa amaherena, nabyo wabikora, ariko utabikunda ntago biri ngombwa. Ariko umudamu mwiza ni umudamu wiyitaho, ugira isuku, umenya ko agomba gukora ibi ngibi kugira ngo ase neza, amenya ko umugabo atashye, umugabo agasanga asa neza, umenya ko umugabo akeneye iki ngiki. Uziko reka nkubwira ikintu, hari umuntu nigeze kubwira rimwe, ndabubwira ati ariko we ntago ushobora kuba ufasha umugabo wawe kwambara neza, urumva? So uwo muntu arangije arambwira ati Chantal, buri muntu wese avutse ukwe. Buri muntu wese yavuze ukwe, natamenya kwambara neza nakazi ke, nagira gute icyo mpfa niko niyambariye neza. Ubwo urumva ko ntago uri umugore mwiza. Ntago uri umugore mwiza niba umeze nk'uwo nabwiye gutyo hanyuma none agatansubiza gutyo. Ntago uri umugore mwiza pe, habe na gatoya. Umugore mwiza ni umenya imyenda umugabo ari buze kwambara. Ugomba kumesera umugabo wawe. None se ntago ujye umesera umugabo wawe. Ugomba kumesera umugabo wawe imyenda ye, ukayishyira aho ugomba kuyishyira. Hanyuma igihe yajya kwambara cyangwa mwagira gutya ngo mugiye gusohoka hanze, ukamenya ko umugabo wawe yakase umusatsi neza, ukamenya ko yogosha ubwanwa, ukamenya yuko asa neza. Mu by'ukuri nawe nzi ko neza iyo ugiye gusohoka nawe kureba kuretse nyine nk'uwo ngo nyine avuga ngo buri muntu wese ayimenya ku giti cye. Of course ntago ari buze kureba ko umugabo we yambaye neza, ntago ari buze kureba ko umugabo we yisize neza. Ibyo ngibyo ntago ari buze kubireba. Nge rero Chantal ndi kubabwira gutyo, umugabo wanjye tugiye gusohoka. Iyo tugiye gusohoka ebana, niba ubona umugabo wanjye asa nabi, uzavuge ati Chantal niwe ntacyo yigeze akora. Ariko ubundi ndagira nkubwire ngo ni inshingano zanjye umugabo wanjye. Ariko umugabo wanjye rero aranatsapa, ntukine. Umugabo wanjye akunda kwambara neza, akunda gusa neza ubundi mu buzima bwe busanzwe, nanasanze ari kameze. Ariko noneho hari wenda hari nk'akantu avuga ati sheri ngiye kwambara kino, nabwiye ntago bisa neza, ambara kangaha ubwo tugiye gusohokera hana. So ubwo none nanjye wenda nkanamufasha, nubwo ari umuntu utsapa, ariko noneho nanjye nkamufasha ku ruhande. Kandi nawe ngiye kwambara umwenda akabona atawushaka, ariko ibyo ngibyo nzabyigisha abagabo. Ibyo ngibyo ntabwo turi buvugeho abagabo, no munsi ntabwo ndi bubavugeho ikintu na gitoya. Abagabo ni ubutaha video igomba gusohoka ni y'abagabo ubutaha. Ubwo rero nibyo nababwiraga, umugore ugomba kwiyitaho, umugore ugira isuku ni umugore mwiza. Nibyo biranga umugore mwiza, umugore ugira isuku iwe mu rugo, akamenya ko abana nabo bafite isuku, akamenya uko bigize gute. Ndabizi pe, nimumvuga gutya ngo umugore agira isuku, umuntu agira gute niki byose, ndabizi neza ko ntago ibintu byose bizajya bihora ku murongo mu rugo iwawe. Ntago bizagira gute, kubera ko abagore dukora ibintu byinshi cyane pe. Tukora ibintu byinshi cyane ku buryo hagera aho none ukavuga ati baba we, ugasigara uvuga ati ndarangiye. So memwe ukavuga ati ndarangiye, hariho ukuntu ukora ibintu guhera mu gitondo kugeza ku mugoroba nk'umudamu siritu. Mu by'ukuri nibwo ndibabwira, ndabizi ukuntu birushye. Ukagera igihe cyo kuryama, mani ho mu ijuru warushye, warangiye, wapfuye, warangiye. Ku buryo n'inshingano z'urugo hari n'igihe uvuga ati sheri mbabarira gatoya, mbabara ndyame, kubera ko unaniwe. Ndabyumva pe,
ariko ntago biri ngombwa yuko ibyo bintu byose ubikora umunsi umwe. Urashobora kimwe kugikora uyu munsi, ejo ukongera ugakora kandi ukongera ugakora kandi. Si tu noneho muri kino gihe umugabo arakora n'umugore arakora, bose barakora, buri wese atahananiwe. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ibintu byo gufashanya mu rugo. Ariko rero noneho umugore n'umenya ko isuku imeze neza mu rugo, isuku imeze neza kuri we, isuku imeze neza ku mugabo we, isuku imeze neza ku bana be, ni inshingano y'umugore. Ni inshingano rwose y'umugore. Ubwo rero reka ndeke kuvuga menshi cyane. Niba hari ibindi ntashyizeho umbabarire bishyire muri commentaire tuze kubivugaho, nabyo ntacyo bitwaye. Imana rero ikomeze kuba mpera umugisha. Yari Chantal Hakiza nkuko bisanzwe. Ntiwibage gukora subscribe niba utarayikora. Kora share, sangiza abandi, fata iyi link uyishyire kuri status yawe, hari buri buze kugira ikiri bumwungureho muri aya magambo navuze yose. Yifata uyishyire kuri social media zawe, usangiza abandi. Kora like y'ikiganiro niba wakunze ikiganiro, kanda kuri kantu karakazogera, nduva kari hano muri kote hano, kanda kuri akazogera ukandeho, ubundi ukire none bazajya no guhereza notification niba nshyize ikiganiro directement, bazajya bakumenyesha yuko nashyize ikiganiro. No kuvuga ko iriya iyo kanze subscribe kara kumutuku hagahita kaba subscribe kara kumutuku, gahita kaba umukara, kamara ku umukara hejuru hari akaro kameze nk'akazogera, ugakandeho kara kazogera n'ubakandaho. No kuvuga ko ibiganiro byose nzajya nshyiraho bizajya byoroha kugira ngo bibone. Hanyuma like nako ngako kameze nk'agakumwe kameze gutya, gakandeho igura mpaye like ya video niba wakunze video. Nurangiza hasi aho ngaho ushyireho commentaire umbwire ati Chantal ikiganiro cyari kibishye, niba ushaka no kuvuga ko byari kibishye cyangwa ikiganiro cyari kiryoshye, Imana iguha umugisha, umbwire ibyo ibiva ku mutima wawe kandi ndabyakira n'ukuri pe, ntago ngiye kukubeshya. Ubwo rero Imana ikomeze kuba mpera umugisha. Yari Chantal Hakiza, ndabakunda cyane ariko Imana ikabakunda kundusha. Bye bye.